nkanjye wanasuye expo harimo hamwe mu bagurishaga ibiribwa wasangaga kenshi basa naho bagurisha ibyaraye bivuga ko yenda batabonye abakiriya. Twaciye 300. Mu 300 urabona utazabasha kubigaruza. Ntago byakunda rwose twarangije gushya. Twarahiye. No kuvuga ngo muri gukorera mu gihombo. Irangiye tubona ko bishoboka, irangiye tubona ko hari abaza kumurika ibikorwa byabo baraje, hari abaguzi baraje ku rwego rwose rushimishije. Twemeranya ko hari utubazo twagiye tugaragara ntanzira ngo de ariko imbaraga n'ubufatanye mwagiye mugaragaza mu kubikemura byatwubatsemo ubunararibonye ku buryo tudashidikanya ko ubutaha bizaba byoroshye kandi bizaba byiza kurushaho. Naje hano muri murikabikorwa mu bwa mbere nitabira imurikabikorwa mu karere ka Rubavu. Ikintu cya mbere nuko nashimye uburyo bahuje imurikabikorwa n'imurikagurisha bigaragaza ko iyo ijisho ari rimwe rigira ngo ribona byose ariko yabaye abiri arafatanya. Hari ibyo twigiye kubamurikaga ibintu bagurisha n'abagurisha hari ibyo bungukiye ku byo twebwe twamurikaga nk'ibikorwa. Particulièrement ngiye ku bwanjye namuritse ibijyanye no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, kurwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo, ndetse no guteza imbere imikino mu rubyiruko aribyo bidufasha kugira ngo umwana wuzuye ajya akina yubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu ariko binyuze mu mikino. Nagize rero amahirwe yo guhura n'abantu batandukanye. Stand yacu yasuwe cyane n'abayobozi harimo na guverineri w'intara. Twaberetse uburyo dukoresha twigisha urubyiruko cyane cyane mu mashuri yisumbuye yo mu karere ka Rubavu kuko dusobanurira abana uburenganzira bwabo. Abana benshi usanga batazi uburenganzira bwabo, ariko icyo gihe twebwe twagaragaje uburyo twifashisha imikino mu kwigisha abana uburenganzira bwabo bakabuharanira kandi bakavugira babandi bafite amajwi atumvikana hejuru. Ikindi ni uguteza imbere imikino, twubaka amahoro. Muzi neza ko imikino ari ikintu cyiza gifasha buri muntu wese kwitekerezaho ndetse no kumva yisanzuye. Iyo umwana yakinnye yisanzuye akidagadura n'abandi akubwira amakuru yose afite yaba yo mu rugo yaba n'ahandi. Tugashingira rero tubigisha uburyo bashobora kwifashisha imikino mu gukemura amakimbirane n'ibindi. Ikindi ni ubwa mbere ngena nk'uko nabivuze ndashoboye kumenyana n'abantu benshi dukora ibintu bimwe ariko tubikora mu buryo butandukanye. So hano ni isomo nahakuye rero y'ubundi buryo nzajya ntakoresha imikino n'ibiganiro gusa. Iyo urebye expo muri rusange tugitangira wasangaga abantu batarabyitabira, ariko tujya gusoza twebwe nk'icyiciro cyacu cyamaze iminsi 3 twagiye tubona uko umunsi ukeye abantu bagenda biyongera. Turashima cyane inzego z'umutekano zari zadufashaga kwinjira neza ndetse n'abitabiriye kumurika ibikorwa byabo no kugurisha. Wasangaga bagusobanurira ukinjira mu marembo bakakwakira bakaguha ikaze bakagusobanurira ibyo bakora, waba ufite umwanya ukabasura bakakubwira uko bikora ndetse n'ibyo byinshi mu miti ituvura, imyambaro, inkweto ndetse n'abandi bafata agahiye n'akadahiye kadasembuye plutôt, ndetse ibyo kurya byari bihari. Tugashima cyane n'abantu bakoraga mu bwato. Nkatwe twazananye n'abana, mu by'ukuri abana bari gusoza vacances barishimye cyane. Ni ibintu nkatwe twari duturutse mu kandi karere ntago duturiye Kivu, ariko na n'ubu abana bararota n'ubu uyu munsi bambwira ngo dusubireyo dati kubera uburyo babonye abana batwara amato babakira, ukuntu babaganiriza. Mbese ntabwo bumvaga ko twishyuye amafaranga, bo bumvaga ko baduhaye ku buntu kubera serivisi n'urukundo ndetse n'urugwiro batwakira. Hari icyo gavana yagarutseho cyo kuvuga ngo ntaryera ngo de, bivuga ngo muri expo hari bitaragenze neza. Nkawe wari uri muri expo, ni izihe mbogamizi wagizemo? Imbogamizi twe twagize nk'abamurikaga ibikorwa ntabwo twashoboraga kubona abantu baza gusura cyane ibikorwa byacu twebwe tutagurishaga. Icya mbere kwinjira hano twari ukwishyura. Urumva abantu baje kureba ibintu batari bugure twe tugasobanura serivisi dutanga, abenshi ntabwo bahitaga baza direct gudusura kubera ko byasabaga ko bishyura kandi bakaza kureba ibintu batishyuye. So awishyuraga wese yahitaga ajya kugaruza muri expo akajya kwirebera ibyo bagurisha, nyine nibyo byamuhaga amahirwe. Kandi ibyo dukora twebwe ni bifasha societe, amashuri y'incuke, amashuri ya primaire ndetse n'ayisumbuye
ndetse na community muri rusange kugira ngo bamenye ibintu bitandukanye twebwe dukora. Ibyo rero ntabwo byabumwe cyane kuko winjiraga wese kubera ko amaze kwishyura yaravuga ati amafaranga yanjye reka nyagarurize mu kujya gusura aho bagurisha inzoga, aho bagurisha imyambaro, aho bari gucuranga, aho brochette nziza n'ikirayi bimeze naho bajyaga. Ikindi yenda nkanjye wanasuye expo harimo hamwe mu bagurishaga ibiribwa wasangaga kenshi basa naho bagurisha ibyaraye, bivuga ko yenda batabonye abakiriya, ejo yakubona ugasanga nibyo yashyuhije, wajya kubirya ugasanga birashyuhije. So tumva rero gutaha ko abacuruzi bajya bategura bike bishobora gushira uwo munsi, ejo bajya kugabura bakagabura. Ntabwo ari bose ni bakeya, ariko ntabwo niko nashoboye kubona nyine. Nayandi masomo yonde baba barabonye wagira inama ku bategetsi bizajya kuzaho. Amasomo naboneyemo ni ukuvuga ngo abenshi ntabwo basobanukiwe neza iyi expo. Reka nkivuge, ntabwo bashoboye kumenya neza ko ari ku rwego rw'intara, natwe tuza twumvaga ko ari ku rwego rw'akarere, ku buryo aho twe duturuka mu tundi turere twabazaga abantu kuki mutagiye mwaririya murikagurisha, bakavuga ngo ntabwo tubizi. Ugasanga rero bishobora kuba ryarize abantu bakeya kandi abasigaye nabo bafite byinshi abantu bashobora kubigiraho. Ubutaha rero byajya bimenyekanishwa cyane cyane bikanyura kuri radiyo y'igihugu. Kuri radiyo y'igihugu yumvwa cyane, ariko ubu byagiye binyura ku maradiyo yo ku ruhande yigenga, ayo hari n'ahatagera. Ariko binyuze kuri radiyo y'igihugu, televiziyo y'igihugu, hari benshi babimenya kandi bakaza bakamurika komusa bakigisha abantu babyitabiriye, n'abitabiriye bakigira kuri abo bantu. Hari byinshi byiza mwabonye, ariko twiteguye ko muduha n'ubutumwa ku byo mwabonye Akarere ka Rubavu tutarabasha kunoza, kugira ngo iry'ubutaha rizagende neza kurushaho. Turashimira cyane inzego z'umutekano kuko kuva twatangirira murikagurisha ryatangiye riri kumwe n'imurikabikorwa, ntabwo higeze haba ikibazo cy'umutekano. Abanyarubavu turashimira cyane, mwe mwaturutse mu mpande zose z'igihugu, mu ntara ndetse no hanze y'igihugu, kuko abamuritse hari n'abavuye mu bihugu 8 kuba mwaraje kwifatanya natwe. Turabashimira ko mwatumye Abanyarubavu tumenya ibyiza dufite n'agaciro bifite, ariko natwe turishimira ko mwacuruje mwunguka, kuko hari iminsi twabonye ko ibyo mwaje kumurika hano bikunzwe cyane. Umunsi umwe wonyine wo kuri Noheli kuba twarashoboye kwakira abantu barenga 11,000 byatweretse agaciro Abanyarubavu n'abashyitsi baha imurikagurisha. Wabaye umwanya mwiza wo kwerekana ibyiza bitatse igihugu cyacu, harimo n'akarere ka Rubavu. Twashoboye kugaragaza amahirwe dufite, dukora ibyo dushoboye byose, tugaragaza urugendo twagenze mu iterambere ry'akarere mu rwego rw'ubukungu. Wabaye umwanya mwiza wo kumenya udushya abikorera mu karere, mu ntara, mu gihugu n'abandi bashyitsi bagezeho nyuma y'uko duheruka guhurira hano. Abacuruzi 169 bitabiriye iri murikagurisha batugaragarije ibicuruzwa byiza byakunzwe n'abadusuye bose. Isuku, umutekano na morali nyinshi byaranze iri murikagurisha. Twizeye ko nyuma yo kurisoza muzabikomezanya ahandi mukorera ibikorwa byanyu. Nyakubahwa mushyitsi mukuru, turagira ngo tubonere umwanya wo kubasaba gukomeza kujya mutwoherereza ibikorwa byiza nk'ibi bikorerwa ku mwaro w'ikiyaga cya Kivu, kuko bituma turushaho kugaragaza ubwiza n'ubudasa bw'igihugu cyacu mu nkingi zose. Ntabwo ndafata umwanya munini, iri ni imurikagurisha ryateguwe ku rwego rw'intara, ryabanjirijwe kandi n'imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa mu iterambere JAF
ryamaze iminsi 3 kandi naryo ryatugaragarije aho rigeze. Turagira ngo hamwe n'ijambo ribakira nyakubahwa mushyitsi mukuru, soreza ijambo ryanjye aha nifuriza abafatanyabikorwa bacu bose twagize n'abanyarubavu kubashimira kuba mwaragiriye icyizere akarere ka Rubavu tukakira iri murikagurisha. Murakoze cyane kandi mukomeze mugubwe neza. Murakoze umuyobozi w'akarere ka Rubavu n'ikaze y'abashyitsi. Turagira ngo muri kano kanya byihuse dukurikizeho uhagarariye abitabiriye imurikagurisha aha ngaha baje kugaragaza ibikorwa binyuranye bafite. Yegere hino atugezeho ijambo riteguriye. Murakoze. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba, abakuriye inzego z'umutekano n'abandi banyacyubahiro duteraniye hano, nanjye mpagaze ngira ngo mpagararire abandi mvuge uko twabibonye hano mu karere kacu ka Rubavu. Iri murikabikorwa ndetse n'imurikagurisha byahuriranye byatanze isura nziza. N'ubundi abafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu dufatanya n'akarere muri ziriya nkingi uko ari 3: inkingi y'imibereho myiza, n'inkingi y'ubukungu, n'inkingi y'imiyoborere myiza. Rero hagiye habaho gusura, twari dufite standi nziza cyane ku buryo twagiye dusurwa. Murabyibuka ubwo mwatangizaga iki gikorwa ku mugaragaro ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 12 uno mwaka wa 2023, mwagiye mutugeraho ahantu hatandukanye kandi twabasobanuriraga ibyo twagezeho n'ibyo dukora, mukatugira n'inama zitandukanye. Noneho ikindi twarasuranye hagati yacu tugashobora kwigiranaho ibyo dushobora gukora uko abandi babikora neza, tukaba twanoza ibyo natwe dukora mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi ni ugushimira ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu ndetse n'Intara y'Iburengerazuba muri rusange uburyo baha umwanya iki gikorwa. Ikindi imyanzuro n'inama ziba haba inama ngarukagihembwe zidufasha kunoza neza uburyo bw'imikoranire n'imikorere myiza. Ikindi navuga kuri iki gikorwa cyabaye ni icyo nkatwe nk'abafatanyabikorwa twakwiyemeza. Icyo twakwiyemeza tubijeje ni ugukomeza kugira imikorere n'imikoranire myiza n'ubuyobozi bw'akarere kacu ka Rubavu ndetse n'Intara y'Iburengerazuba muri rusange. Murakoze, ndabashimiye. Udashobora kuboneka kubera impamvu z'uburwayi. Njyewe uhagaze hano abashinzwe komisiyo y'ubukungu muri JAF y'akarere. Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Iburengerazuba, nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rubavu, banyakubahwa bahagarariye inzego z'umutekano, abafatanyabikorwa b'akarere ka Rubavu, nongeye kubasuhuza umugira amahoro. Uyu munsi duteraniye hamwe mu muhango wo gusoza imurikabikorwa rya JAF icyerekezo Rubavu. Imurikabikorwa rya JAF rikaba ari igikorwa ngarukamwaka giteganwa n'amabwiriza ya Minisitiri w'Intebe ashyiraho ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere, akanagena inshingano
imiterere n'imikorere byabyo. Mu ngingo yaryo ya 5 igika cya 2 aho igira iti JAF ifite inshingano yo guteza imbere umuco wo kugaragaza no kubazwa ibyo umuntu akora no gukorera mu mucyo binyujijwe muri gahunda y'iminsi y'imurikabikorwa bya JAF. Turagira ngo iri bwiriza turishimangireho cyane kuko hari abategarugori benshi bakunze kutitabira gahunda, kandi mu by'ukuri iyi ngiyi ni ibwirizwa ryashyizweho na Minisitiri w'Intebe. Turasabira ngo byibuze buri muntu wese uri muri JAF cyangwa se muri PSF agomba kwitabira gahunda ijyanye n'imurikabikorwa. Imurikabikorwa ry'uyu mwaka wa 2023 rikaba ryahujwe n'imurikagurishwa ry'abafatanyabikorwa ba PSF mu ntara y'Iburengerazuba mu rwego rwo kugaragaza ibyo abafatanyabikorwa muri rusange bakora mu guteza imbere akarere n'igihugu muri rusange. Iri murikabikorwa rikaba ryarabaye umwanya mwiza wo kurushaho kugaragariza abaturage b'akarere ka Rubavu ibibakorerwa no kubasobanurira uruhare rw'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere, kumenyana biruseho no kwigishanya inama hagati y'abafatanyabikorwa, kugaragaza udusha dutandukanye no gushyiraho uburyo bwo kunoza serivisi no kubazwa ibyo dushinzwe muri rusange. Turashimira mwese abafatanyabikorwa bose mwitabiriye iri murikabikorwa kuva ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 17 z'uku kwezi, mbashimira uruhare mwagize mutanga umusanzu wanyu kugira ngo iri murikabikorwa rigende neza. Ndashimira akarere kacu ka Rubavu ku bufatanye budahwema kugaragariza abafatanyabikorwa. Ndashimira PSF ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba imikoranire myiza twagiranye muri ibikorwa byombi, bikaba byaragenze neza muri rusange kugeza uyu munsi. Mu gusoza iri jambo rero nongeye kubashimira mwese kuba mwaje gufatanya natwe muri iki gikorwa cyiza. Mbifurije kugubwa neza kandi mugire umwaka mushya muhire. Murakoze. Banyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye y'intara yacu y'Iburengerazuba, nyakubahwa Vice Chairperson wa mbere wa PSF na Vice Chairperson wa kabiri ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba, banyakubahwa abayobozi b'uturere tugize intara yacu, banyakubahwa mugize inama y'umutekano itaguye mu karere ka Rubavu, nyakubahwa uhagarariye perezida wa JAF Rubavu, banyakubahwa abayobozi ba PSF mu turere, banyacyubahiro muhagarariye ibigo bitandukanye biteraniye hano, abafatanyabikorwa mutandukanye mwese, abaje kumurika no kugurisha murikagurisha ryabereye hano mu karere ka Rubavu. N'izina ry'ubuyobozi bwa PSF mu ntara y'Iburengerazuba, turashimira buri wese baje kwifatanya natwe gusoza ku mugaragaro imurikagurisha mu rwego rw'intara y'Iburengerazuba. Byateguwe ku bufatanye bw'urugaga rw'abikorera n'ubuyobozi bw'intara ndetse n'uturere tugize intara yacu. Bikaba byaratangiye ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12, rikaba ririmo risozwa none ku itariki 29, rikaba rigeze ku musozo nyine, kandi rikaba byaragenze neza muri rusange. Abaryitabiriye hari abamuritse ndetse hari abafatanyije byombi, baramurika baranagurisha. Turashimira rero abaje kumurika ibikorwa byabo, kandi tubizeza ko nk'uko iki gikorwa cyari kimaze imyaka igera kuri 4 kitaba kubera icyanyuma cyabaye muri 2019, hazaho icyorezo cya COVID-19 n'ingaruka zacyo. Turabizeza neza ko tuzafatiraho
dukora amamurikagurisha atandukanye kandi noneho tugakora neza birenzeho. Imurikagurisha rero turimo dusoza uyu munsi ryari rifite insanganyamatsiko igira iti tumenyekanishe ubucuruzi bwacu na serivisi zacu bityo twiteze imbere binyuze mu kumenyekanisha, kwamamaza no gucuruza ibyo dukora. Iri murikagurisha ry'intara y'Iburengerazuba cyangwa se Rwasari Orange Beach Expo rikaba ryarahujwe n'imurikabikorwa JAF bita Open Days mu rurimi rw'amahanga, rigamije iterambere ry'abakorera mu karere ka Rubavu n'abivuze n'ibyabo. Bitegurwa ku bufatanye n'ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba nk'uko twabivugaga ndetse n'uturere twose tugize intara. Tukaba twari dufite rero inshingano zo kumenyekanisha ibyo inganda zacu zikora muri gahunda yo guteza imbere ibikorerwa iwacu cyangwa se Made in Rwanda, gufasha abikorera, amakoperative n'ibigo bitandukanye kwamamaza ibyo bakora, kwigira ku bandi kugira ngo dukomeze gushyigikira umuco wo guhanga udushya, guteza imbere ubukerarugendo. Nabonye ko twahisemo noneho guhindura aho iki gikorwa cyaberaga mbere, tukaza kubyaza iki kiyaga cya Kivu mu bwiza bw'intara yacu ndetse n'uyu mucanga uri hafi yacu. Aho ngaho hari cyane cyane kugira ngo abatugana barebe nyine kimwe mu byiza bigize intara yacu birimo aya mazi n'uyu mucanga. Hari tugamije kandi kugurisha no kugura ibyo dukeneye. Hakabaho kandi kurushanwa kuko abantu bahuriye hano, abakoze neza abahize abandi baraza guhemba. Nyakubahwa Guverineri, imurikagurisha ryitabiriwe n'abafite inganda nk'uko nabivugaga, ibigo by'itumanaho n'ibitanga serivisi zinyuranye, ubukorikori, ubuhinzi n'ubworozi, ubucuruzi busanzwe ndetse n'imyidagaduro y'abana kuri uyu mucanga w'ikiyaga cya Kivu. Amamurika twashoboye kwakira ni 169, harimo abanyamahanga 9 bavuye mu bihugu binyuranye, harimo igihugu cya Tanzania, harimo Ghana, harimo Zambia na Egypt. Nibo bamuritse nyine ibikorwa bakora mu gihe abaje gusura imurikagurisha muri rusange bagera twakiraga ukoze moyenne cyangwa se average, twakiraga abantu bangana n'ibihumbi 239 ku munsi. By'umwihariko kuri Noheli niwo munsi twakiriyeho abantu benshi, twakiriye abantu bagera ku bihumbi 11. Bigaragaza ko Abanyarwanda dufite umuco wo kuruhuka ndetse no kwizihiza iminsi mikuru yaba igihugu yadushyiriweho ndetse n'ibisanzwe. Muri uyu muhango rero turaza guhemba abakoze neza mu byiciro bitandukanye, harimo abafatanyabikorwa, abamuritse neza, abagaragaje udushya ndetse n'abasuwe bakanacuruza kurusha abandi. Kubera uburyo abamuritse ibikorwa byabo bagiye bagaragaza ko bifuza ko imurikagurisha ryaba igikorwa gihoraho, turavuga imurikagurisha nk'iri ku rwego rw'intara rihuza abantu bavuye mu turere twose tugize intara yacu ndetse no mu tundi turere ndetse no mu mahanga, bagaragaje ko bifuza ko ryahoraho. Bityo rero tukaba duhamya neza ko mu minsi iri imbere tuzakora n'imurikagurisha mu turere tw'intara yacu, ariko duhereye cyane cyane ahitabirwa ibikorwa by'ubukerarugendo. Ubwo tukaba twumva mu kwezi kwa gatatu dufite gahunda ko tuzakora irindi murikagurisha hagati y'akarere ka Rubavu na ka Rusizi, tuzahitamo kamwe. Nyuma yaho tuzaza muri za Karongi, naho hari ibyiza bitari bikeya bitatse intara yacu, byose tuzajya tubirebera hamwe n'ubuyobozi bwite bwa leta na JAF nk'uko turi abafatanyabikorwa, maze turebe ahabereye iki gikorwa aba ariho tucyerekeza. Nyakubahwa Guverineri, ntabwo twasoza iyi mbwirwaruhame tutabashimiye by'umwihariko nk'abayobozi b'intara yacu y'Iburengerazuba. Turashima kandi nanone by'umwihariko ubuyobozi bw'uturere tugize intara yacu nyine y'Iburengerazuba uko ari 7, ku ruhare twagize, ubufatanye
ubujyanama buhoraho baduhaye kugira ngo iri murikagurisha ry'umwaka wa 2023 rigende neza. Turashima kandi by'umwihariko muri utu turere twacu akarere ka Rubavu katwakiriye kakaduha n'aho dukorera iri murikagurisha habereye iki gikorwa. Tukiri aho wenda hari icyo twatekereza kubwira nyakubahwa umuyobozi w'aka karere. Nk'abikorera twasanze muzi ko mbere imurikagurisha ryaberaga haruguru, ariko tuza kuvuga tuti ese abakwegera amazi tukegera umucanga, turaza dukurura twegera hano hepfo kandi twabonye ko bishoboka. Harimo twibaza tuti hazakozwe inyigo y'ukuntu ahantu hashyirwa inyubako zibereye amamurikagurisha cyangwa ibindi bikorwa bijya gusa gutyo, maze tukajya tuza tubasanga inyubako cyangwa se izindi infrastructure zijyanye n'ibikorwa nk'ibi ngibi, bityo bigashobora kwinjiza yaba imisoro, yaba se guha abantu ibyishimo cyangwa se n'amamurikagurisha nk'uko twabivugaga. Ibyo ni ibintu twazakoraho tukabyigaho, ariko twebwe nk'urugaga rw'abikorera turi tayari, twumva tunabaye tweguriwe ahangaha dushobora gushaka ukuntu igikorwa nk'icyo twagishyiraho kandi kigakora mu buryo buhoraho kandi kigafasha abanyarwanda b'intara yacu n'abanyarwanda bose muri rusange cyangwa se n'abanyamahanga batugana. Icyo gihe twibaza ko hakorwa inyigo twakorera hamwe kugira ngo turebe koko igikorwa gikwiriye kandi cyakomeza kubyara umusaruro ku buryo burambye. Nyakubahwa umuyobozi w'akarere ka Rubavu mufatanyije n'intara yacu twibonamo kandi duhorana muri byose, mwazadukorera inyigo cyangwa se mukatubwira natwe tugafatikanya, abikorera turiteguye. Turashimiraho n'abandi bantu bose twafatikanyije muri iki gikorwa, haba mu gutegura, haba abo twabanye mu murikagurisha, abagurishaga, abadufashije mu gutegura, ndetse no kugira ngo ibindi bikorwa byose umunsi ku wundi bigende neza. Turashimira by'umwihariko ingabo z'igihugu cyacu na polisi ubwitange bakoranye iki gikorwa, batubaye hafi. Ubwo twazaga twabonaga ngo bishobora kudashoboka n'abataraje, ariko ubwo twagendaga tumara iminsi twabonaga abantu bagenda babona ko igihugu cyacu gituje mu byo tugurisha, mu byo tugaragaza by'agaciro, umutekano uri imbere. Kandi koko n'ikibihamya iminsi tumaze ahangaha igera kuri 15, nta munyarwanda wahagera ikibazo ndetse n'abanyamahanga turi hafi y'amazi, yewe nta n'uwagiye n'aya mazi ngo agire n'ikibazo. Ni ukuvuga ngo zaba ku ruhande rwa polisi, haba ku ruhande rw'ingabo z'igihugu cyacu n'abandi bafatikanyije kurinda umutekano, turabashimira by'umwihariko ko badufashije kugira ngo iki gikorwa kigende neza. Mu gusoza rero ziturukwamo nkuru, twasoza dushimira ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa perezida wa repubulika, kuko buhora kudushishikariza gukora kugira ngo twiteze imbere, ari nako duteza imbere igihugu cyacu muri rusange. Dusoje rero turifuriza mwese abateraniye hano, haba abayobozi banyuranye mu nzego zinyuranye z'igihugu cyacu, haba bagenzi banjye abikorera, baba abacuruzi abaje kumurika ibikorwa byabo, ibicuruzwa byabo, abanyarwanda n'abanyamahanga, tubifurije umwaka mushya muhire wa 2024. Murakoze. Murakoze chairman wa Presidenti w'intara. Iminota mikeya ikurikiyeho rero itorero ryongere gisusurutse. Noneho ni iminota 5 gusa kandi yaraje no kwirenza.
Rubavu turi mu bwatsi bwe, nyakubahwa chairman wa PSF na komite mufatanyije kuyobora PSF ku ntara, nyakubahwa uhagarariye ubuyobozi wa JAF mu karere ka Rubavu, nyakubahwa abikorera mwese n'abayobozi bose mwese muri hano, abikorera mwaje kumurika, mwaba muturutse mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu nk'uko babitubwiye, abaturage beza, hari abaje kugura, hari abaje gusura, hari abatuye muri aka karere cyangwa se abaturutse ahandi, ndagira ngo mbashimire cyane ko mwaje kwifatanya n'ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba muri iki gikorwa cyo gusoza ku mugaragaro imurikagurisha ku rwego rw'intara Western Province Beach Expo 2023. Iri murikagurisha dusoje uyu munsi, niba mubyibuka neza, turimazemo ibyumweru bijya kuba 2. Byatubereye umwanya ukomeye wo kugaragaza imbaraga z'abikorera ndetse n'abandi bafatanyabikorwa mu iterambere ry'intara yacu y'Iburengerazuba ndetse no mu iterambere ry'igihugu cyacu muri rusange. Nk'uko byagaragaye muri standi zitandukanye twagiye dusura, hagaragaye ubushake bunini bwo gukora, wabaye umwanya mwiza kandi wo kugaragariza abanyarwanda ibikorwa binyuranye bikorerwa mu ntara yacu, bikorerwa hanze y'intara, ndavuga ubu mu Rwanda hasigaye, ndetse no muri bimwe mu bihugu by'inshuti z'u Rwanda mu isoko ryagutse rya Afurika. Iri murikagurisha ryatanze umwanya wo kugaragariza abanyarwanda serivisi zitangwa na leta ndetse n'abafatanyabikorwa bayo mu iterambere, rinatanga umwanya wo kwigira nabo. Dufatanye gushimira leta y'u Rwanda cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika ushyira buri gihe imbere iterambere ry'ubukungu n'imibereho y'abaturage rishingiye ku murimo. Imiyoborere myiza niyo ituma ibi byose bishoboka. Nk'uko byateganyijwe mu mirongo migari y'icyerekezo NS1 turimo kugana ku musozo, iterambere ry'igihugu cyacu rishingiye ahanini ku ruhare rw'abikorera ndetse n'urw'abafatanyabikorwa. Abanyakubahwa, ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba buzakomeza kuzirikana no gushyigikira iterambere ry'abikorera hamwe n'abafatanyabikorwa nk'uruti rw'umugongo rw'iterambere ry'ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Turashimira ibigo byose by'abikorera n'abafatanyabikorwa bitabiriye iri murikagurisha n'imurikabikorwa kuva ritangiye kugeza uyu munsi tugiye kurisoza. Turashishikariza abikorera gukomeza kongera umusaruro w'ibikorwa byabo, haba mu bwinshi ariko no mu bwiza, kugira ngo bahaze isoko ry'imbere mu gihugu ndetse basagurire n'isoko ryo hanze, haba mu karere u Rwanda rubarizwamo ndetse n'ahandi ku isi. Turashishikariza kandi gukomeza kunoza serivisi
baha abanyarwanda mu rwego rwo kwitegura neza imurikagurisha ritaha. Turashimira abanyarwanda b'ingeri zose basuye imurikabikorwa twabanje ndetse n'iri murikagurisha. Turashimira abihahiye ibintu binyuranye, by'umwihariko turashimira abavanyemo amasomo yo kwihangira umurimo. Turashimira kandi buri wese watanze uruhare rwe mu itegurwa ndetse n'ikurikiranwa ry'iri murikagurisha n'imurikabikorwa, haba ku rwego rwa tekiniki, ku rwego rw'umutekano ndetse no mu rwego rw'amafaranga. Byagaragaye ko muri rusange iri murikagurisha ryagenze neza, nk'uko n'abatubanjirije ari uhagarariye abamurikaga, ari uhagarariye perezida wa JAF ndetse ari na chairman wa PSF, batugaragarije ko ryagenze neza, ndetse n'abarisuye n'abahashye nabo bishimiye ko ryagenze. Turemeranya ko hari utubazo twagiye tugaragara, ntabyera ngo de, ariko imbaraga n'ubufatanye mwagiye mugaragaza mu kubikemura byatwubatsemo ubunararibonye ku buryo tudashidikanya ko ubutaha bizaba byoroshye kandi bizaba byiza kurushaho. Hari ibitekerezo byagiye bitangwa bikonoza neza imurikagurisha n'imurikabikorwa ry'ubutaha, ndetse hari n'igitekerezo cyatanzwe na perezida wa PSF yifuza ko aha turi tunganywa neza ku buryo hajya hakira imurikagurisha hatagombye kuza kubaka ibigi bitandukanye. Yabwiraga nyakubahwa meya w'akarere ka Rubavu, iyi beach ni beach dutekereza ko ikwiye kuba beach icyitegererezo mu Rwanda rwacu ndetse no muri Afurika. Ni beach dushaka kuzabyaza umusaruro ushoboka wose, ikaba beach abantu bakwiye kujya bava hirya no hino baje gusura ndetse baje no kwidagadura no kuruhukiraho. Ibitekerezo byose byatuma iyi beach igana muri uwo mujyi tuvuze, byatuma abantu bayiruhukiraho, byatuma abantu baturuka hirya no hino bakaza i Rubavu baje kwisura, kugira ngo ni ibitekerezo tuzakirana amaboko yombi, ku buryo numva nyakubahwa meya wabisabwe afatanyije n'inzego zitandukanye, PSF n'abandi bose, ibitekerezo byose bizagana muri uwo mujyo bazazakira neza kandi bakareba icyateza imbere iyi beach yacu. Ntatinze rero ndagira ngo muri uyu mwanya nsoze ku mugaragaro iri murikagurisha ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba ryaberaga mu murenge wa Gisenyi mu karere ka Rubavu, yari yaratangiye ku itariki 14, bikaba bisojwe ku mugaragaro kuri uyu wa gatanu tariki ya 29 z'ukwa 12. Nageraho ngo mwese ko muri hano, abaje kumurika, abaje kurisura, abaje kugura, mbifurize ishya n'ihirwe, mbifurize umwaka mushya w'amata n'ubuki, mbifurize kuzaryoherwa no kuzagira amahirwe muri uyu mwaka dutangiye 2024. Mugire amahoro.
musoje Expo, iyi Expo ni ibiki byabashimishije cyane ko ari ubwa mbere mutoye Expo y'intara muri Rubavu ku rwego rw'uburengerazuba muri rusange. Akoze cyadushimishije nuko harashize igihe kingana n'imyaka hafi 4 nta Expo iba mu rwego rw'intara yacu. Uvuga ngo iyo umuntu atangira ababona ibintu bidashoboka cyangwa se bigoranye, ariko icyangombwa ni ukubyinjiramo akabyinjiramo wese. Irangiye tubona ko bishoboka, irangiye tubona ko hari abaza kumurika ibikorwa byabo baraje, hari abaguzi baraje ku rwego rwose rushimishije. Nyakubahwa Perezida, ngira ngo hari abantu mwateganyaga ku mubare w'abazaza kwamamaza cyangwa kugurisha, n'abo mwakiriye bangahe, mwateganyaga bangahe? Tutangira twaravugaga ngo buriya ubwo tumaze igihe tudakora abantu bashobora kuza ari benshi, cyane cyane ko twabonaga ari mu minsi mikuru y'impera z'umwaka. Twateganyaga kwakira abantu hagati ya 200 na 250. Birangiye rero twakiriye abantu 169 harimo abanyamahanga 9. Mukurikije uko mwayiteguraga n'uko mwayibonye, murabona ihagaze ite, imbogamizi zabaye cyangwa ibyo kwishimira n'ibyo? Icyo twakwishimira cyane cyane ni uko abahageze umutekano kuri bo n'ibyabo wari uhari ku buryo bw'ijana. Kuva twatangira nta muntu wabuze umutekano, nta n'umuntu uhumbye. Twakumva icyo ni ikintu cya mbere twakwishimira. Ikindi twakwishimira nanone ni uko dutangira abantu bazaga buhoro buhoro, ku munsi twakira 1,900, ariko uko twageraga mu minsi mikuru yari izamuka 2,500, ndetse hari umunsi wo kuri Noheli twakiriye abantu barenga 11,000. Umuntu ashobora kwibaza ngo muri iki maze iminsi igera ku byumweru 2, abantu bayitabiriye bangana bati? Abantu bayitabiriye nk'uko navugaga dufite average y'abantu 2,000 hafi na 300, ariko iyo urebye muri rusange twakira abantu bangana n'ibihumbi 48. Hanyuma rero ni Expo kugira ngo yitabiriwe cyane, umuntu yakwifuza kumenya muri imbaraga mwahise mu kwitegura n'ibyo mwakuyemo namwe bayitabiriye, n'inyungu ariko mu bihumbi ubibonamo. Ibintu byose hari inyungu burya ibibarika, ariko ntabwo tuba twakoze Expo ngo tujye mu bibarika gusa. Hari iyindi nyungu abantu baba bagomba guha agaciro itabarika, ariko ishobora no kugira agaciro kurusha amafaranga, kuko igihe kiba kizagera bikazana amafaranga. Ni ukuvuga ngo twabivugaga, hari abaje baje kugaragaza ibihangano byabo, baje kugaragaza ibicuruzwa byabo. Abo bashobora kuba bataracuruje ku rwego bashakaga, ariko babonye contact na bagenzi babo, bagiye hamwe na bagenzi babo. Hari abantu b'abanyamahanga bagiye banyura hano bagafata za adresse kugira ngo bazakorane mu minsi iri imbere. Tukaba twumva rero nta gihombo twabara, cyaba ku bw'amafaranga cyangwa se ku zindi nyungu zitabarika mu mafaranga, ariko zifite agaciro gakomeye cyane. Bamwe mu bo twaganiriye bayitabiriye bavuga yuko bifuza ko Expo zakorwa kubaho nakora nyinshi mu turere dutandukanye, cyangwa se ahangaha ariko nka mugiye kubitekereza mugakomeza icyo mukoraho. Murakoze. Muri planification y'ibikorwa byacu urugaga rw'abikorera tuba dufitemo Expo haba ku rwego rw'intara ndetse no ku rwego rw'uturere tumwe na tumwe. Twebwe rero nk'abatowe na bagenzi bacu bakaduha ubutumwa bwo kubahagararira, dufite mu nshingano ko ibyo biba byagiye muri planification cyangwa se iteganyabikorwa bigomba kujya mu bikorwa. Tukaba twumva rero umwaka utaha tuzakora amakagurisha nibura 2 ku rwego rw'intara. Perezida, mu ijoro ryashize ubonye kwa gavana yavuze ati ntabyera ngo ize challenge mwahuye nazo ngire isomo bibasigiye kugira ngo bizagufashe kunoza ibyaha. Iyo bigitangira ntabwo biba byoroshye, ku buryo hari na bamwe ubona bashaka kubishingukamo. Ndavuga mu baje nko gucuruza, babona abantu bataza nk'uko babyifuzaga, bakajyamo intege nke. Ariko nk'uko twabibabwiye, uko iminsi yagendaga ishira niko abantu bagendaga batugana, ku buryo ndetse mu minsi mikuru hari abavuga ko iminsi mikuru yonyine yashoboye kubagaruriza ibyo bari barashoboye. Ariko nk'uko mwabivugaga koko nyakubahwa gavana yakoze ntagera ngo byabura utubazo, kandi niko twababwiraga nyuma y'imyaka 4 kuba dutangiye nibura umuryango ukaba byagenze gutya neza, twavuga ko ari nabi, ni ikigaragaza ko azakurikira tuzakora byiza. Perezida, mu ijoro ryashize hari ikintu cyabayeho
umuriro urashira hano muri Expo, bamwe mu bakoreramo n'abari bayiganye babyishimiye. Niki cyari kibaye wenda kugira ngo umuriro washira ahantu hahuriye abantu barenga 1000? Ntabwo twavuga ngo umuriro washize cyangwa se generateri kuko irateguwe inahagurutsa deja ibyuma dufite n'amaseni dufite kurusha n'umuriro usanzwe wa REG, ariko nk'uko mu bisanzwe umuriro kubura si gutangaza no mu ngo zacu no mu bikorwa bisanzwe hari ubwo habaho umwanya mutoya, ariko ahubwo mwambaza mutese byahise bikosorwa kandi nizeye ko byahise bikosorwa. Hari utubazo tekinike ntabwo tubura, namwe muri abanyamakuru murabizi, ntabwo twavuga ngo umuriro wawe urabona igihe cyose yaburamo n'akantu na gatoya, ahubwo tuba twiteguye guhita tubitunganya gutya, kandi nk'uko mwabibonye inzego z'umutekano zari tayari, nta kibazo cyabaye, natwe umuriro wahise ko ugaruka byafashe tutagira no gukora.